Yes, reka nanone mbifurize kugubwa neza mbabwira nti mukomeze mugire ibihe byiza bakunzi bacu ba NBE ZOOM inkuru zacu ukuri kwawe, kandi mbabwira nti mukomeze kugira imperezo nziza z'umwaka wa 2025 haburi minsi 3 gusa kugira ngo uyu mwaka tubashe kuba twawukubita akanyafu ube wiyongeye kuyo tumaze kuri isi ya rurema. Mbabwira nti mugubwe neza mwebwe abo bemeze neza ndetse naho bitameze neza, Imana ikomeze ibane namwe kandi mukomeze muyambaze kuko nta kinanira, biri buze kugenda neza dutangirana umwaka tumeze fresh twese. Noneho tunagarutse muri ya makuru nyine abakomeje kugenda tambuka kuri izi mbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda, ayizicaho amajwi ndetse n'amafoto amashusho. Naguha urugero nka Instagram, YouTube turiho kuganiriraho kano kanya, Facebook, TikTok, X n'izindi zigiye zitandukanye, ndetse ugasanga no kubitangaza makuru ayo makuru bayagarutse. Muri aka kanya tugiye kuganira ku muririmbyi Uworizagwira Florien umaze kumenyekana cyane nka Yampano, wagarutse i Kigali nyuma y'iminsi 20 yaramaze mu mujyi wa Bruxelles mu Bubiligi aho yari yitabiriye ibikorwa bitandukanye by'umuziki ndetse anaruhuka hamwe n'umukunzi we ndetse n'umwana wabo. Ushobora kwibaza ngo Yampano yagaragaye ate cyangwa se byagenze bite? Nkuko mubibona kuri screen yanyu murabonaho ifoto yerekejeho arrow cyangwa se umwambi utukura ya Yampano. Ushobora kwibaza ngo yafotorewe he cyangwa se ubundi hari kuyihe tariki? Ibi byose ngiye kubigusobanurira muri iyi video itari buze no kuba ndende, gusa ngusaba ko washinga agatebe kawe tukagumana muri iyi minota yacu yihariye ya NBE ZOOM, hanyuma nkagusobanurira aho Yampano yarari n'uburyo yagaragaye ndetse n'ibitekerezo abantu batanze kuri iyi foto ndetse na video yafashwe. Nge nitwa Sana, mbahaye ikaze, gusa wibuke gukanda like, subscribe kugira tujye tubana buri munsi, ushyire muri comment ibitekerezo byawe. Yes, katugaruke noneho reka mbabwire inkomoko y'iyi foto cyangwa se inkomoko ya video abantu bakomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga. Iyi nkomoko yayo ni ifoto Yampano yafotowe mu ijoro ryo kuwa gatanu ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 12 2025 ubwo yari yitabiye igitaramo cya kabiri cy'icyumba cya Rap cyabereye hara muri Zaria Court. Igitaramo cyateguwe mu rwego rwo gufasha abaturarwanda guherekeza neza umwaka wa 2025 twinjira muri 2026 cy'abaraperi. Ni igitaramo cyaririmbyemo abahanzi batandukanye barimo Fifi Raya, Young Grace, hakazamo Bruce the First, hakazamo Logan Joe, Kenny Keshat, itsinda rya Tough Gang yari imaze imyaka 7 ridahura ku rubyiniro, ndetse na JC Ambassador, Riderman, Dani nanone n'abandi bagiye batandukanye. Kikaba cyararanzwe n'ibyishimo byinshi ku bakunzi b'umuziki wa rap mu Rwanda, dore ko abaraperi nyine ari abantu nabo bagira mu muziki. Yampano yari yaragiye mu Bubiligi ku itariki ya 3 z'uku kwezi kwa 12 mu 2025, ariko agaruka i Kigali mu gihe atekereza ubutabera nyine ku kirego cye yatanze ku birebana n'amashusho ye y'urukozasoni yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga na bamwe bagiye batandukanye, harimo n'abakoranaga nawe nyine nabo babanaga. Yampano ajya kugaruka mu Rwanda nta muntu n'umwe wari ubizi, nta muntu n'umwe wari uzi ko Yampano yagarutse mu Rwanda, nta n'umuntu n'umwe wari ubizi ko agiye kugaruka. Wenda wavuga ngo yanarabitangaje, abari babizi wasanga ari n'abantu nka babiri nyine bube hafi nyine yabwiye ko agiye kuza, ariko nta wundi muntu wigeze umenya ko Yampano agiye kuza kugeza ubwo kuri tariki 25 yagaragaye hari ahabereye icyumba cya Rap muri Zaria Court. Kandi urumva Yampano ntabwo yagarutse wenyine kuko yagarukanye n'umugore we ndetse n'umwana we bari barajyanye hariya mu gihugu cy'Ububiligi. Gusa urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwategetse ko ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 2025 ko uzaba kiriho Cyprien wamamaye nka Jihad w'abashu ndetse na Ishimwe Patrick wamamaye nka Pazoman n'abandi bakurikiranyweho gukwirakwiza ayo mashusho ya Yampano bafungwa iminsi 30 y'agateganyo, mu gihe witwa Kalisa John cyangwa se Key John yafunguwe by'agateganyo. Aba bose bashinjwaga gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, ndetse Yampano yatanze ikirego cye ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 z'ukwezi kwa 11 2025. Yampano agitanga ikirego abantu bafashwe mu bihe bitandukanye. Ishimwe Patrick yafashwe ku itariki 11 hashize iminsi 2 gusa. Yampano atanze ikirego
Kalisa John afatwa haciyemo iminsi ine gusa. Yampano atanze ikirego, hanyuma abandi nabo barakurikiraho. Yampano agarutse Kigali mu gihe abakunzi be n'abafana be bari bategereje nyine kumva indirimbo ze ku rubyiniro ndetse no gukomeza ibikorwa bye bya muzika, dore ko ari umuhanzi abakunzi batari bakeya hano muri uyu muziki nyarwanda kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2025 ubwo yandikaga amateka akomeye cyane mu gitaramo The New Groove The Ben yari yateguye akamuhamo stage. Yampano akaza kuhakubita, ndetse icyo gitaramo cyateganyijwe nanone kongera kuba ku munsi wo kwa kane ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu 2025 dusoza umwaka. Yampano kugaruka rero kwe mu Rwanda abakunzi be barabyishimiye cyane, abakunzi be barabikunze cyane. Ibitekerezo bigiye bitandukanye bagiye batanga ku mapost agiye atandukanye twapostinze ku mbuga nkoranyambaga zacu, munyarukire y'urebe gusa umanze kandi like ushyiremo ibitekerezo bya muri comment. Ese ubyakiriye ute kuba Yampano agarutse mu Rwanda, cyangwa se ubundi Yampano kuba yagaragaye mu cyumba cya rap ariko ntihagera abandi bantu babimenya kugeza ubwo nyine afashwe iriya video n'iriya foto, byagenze bite? Dore muri comment, like, subscribe tujye tubana buri munsi. Inge nitwa Sana, iyi ni NBE ZOOM, inkuru zacu ukuri kwawe. Ciao ciao, hasta la vista.